biri no muri Bibiliya yego ndabizi nakana ko Satani arakankubitisha ariko ndi ku rugamba nararwambariye yego kandi nzi kundangaje imbere intsinzi niki niyiwe rero hamwe no gukomeza kugira ngo dukomere bagenzi bajya mu ijuru niba mu bwami bw'Imana nitwa umuhanuzi yego mu bwami bwanjye aribwo bwami bwa muntu nkitwa mama Chance mu bwami satanike nkitwa umuzimu wowe unyitande umuzimu yabaye iki umuzimu bashumba dufatikanyije urugendo rujya mu ijuru burya muntumira mu nsengero zanyu sinze murimo muratera comment itaha twaramutumiye yanga kugira gute yanga kuza twarabibonye kumbe burya imbaraga ziri ku dututi twacu yarazitinye nawe unyumvire yego ngo murimo murabona mwari mwabona iki ntacyo mwari mwabona ngewe isi y'umwuka ndareba urugamba ndimo ndarwana nkahita mbona Uwiteka na Kristo na Mwuka Wera butatu butagatifu bagize neza nkuko bazamuye Eliya yego bakamutwara misigi ikomeje nkuko gogo bamutwaye misigi ikomeje nkuko nabandi bagiye bagenda misigi igize gute igikomeje nukuri nanjye nakwigendera ariko kuko bamaze kuvuga ko urugamba atari urwanjye ahubwo urugamba kandi ndi guhanura urugamba ari urwa Kristo yego uri muri njye yego babaye bakintije iminsi yo kugira gute yo kubaho muri ubu bwami bwande bwa muntu ariko ndabizi yego baraje bakatemo abagomba kubona inyungu mu buhanuzi nukuri yego bagende kuko niba ndi nyina w'amahirwe nimubona amahirwe yego nimuhirwe mucuruza umuzimu mucuruze rwose umuzimu mucuruze yego ducuruza umuzimu umurozi ngiyo ndi kuvugana n'abarozi ndabanza nkareba power y'imbaraga ukoreramo yego hari n'umurozi ntahana atayimu yanjye yego nkahita ni nkawe navugana iki nawe wowe navugana iki nawe icyambere cy'ikintu kikurogesha n'ubugome nta bitambo wigeze utamba yego yego vuga ngo hari abantu batamba ibitambo muri ubu bwami bwa muntu kugira ngo ubuzima bukomeze yego yego niba nge nararemewe gukorera Imana kugira ngo uyu murimo w'Imana ujye mbere abana banjye bazabigenderamo yego urugo ruzabigenderamo yego nawe rero hari ubuzima bugenda kugira ngo ugire ubundi buzima winjiramo ibyo nibyo navugaga ku bitambo igihe nikigera se cyangwa Imana ikemera ko twongera kuvuga bitambo bagira bate batamba ku Mana naho hari ibitambo bitambwa yego ndasobanura ibi bitambo mu bwami bwa muntu akenshi dutanga ibitambo byo kwikunda yego yego mu bwami satanike dutamba ibitambo dusabwe buretse ndabivugaho kuvuga umuntu yego dutamba ibitambo badushuka ko ari ukwikunda ahubwo ari ubugome badufitiye mu bwami bw'Imana dutanga ibitambo gukurikira mu bwami bw'Imana umuntu iyo yagezeyo atanga igitambo yego cy'intambwe imwe Yesu akamukurikira 99 kuko uwo muntu aba ari mu rukundo rw'iki rw'Imana mu bwami bw'Imana mu byiringiro by'abizera utera intambwe imwe bwa bwami bw'Imana agatera 99 gukurikira cyangwa se agatera 10 cyangwa agatera 15 cyangwa agatera 20 bitewe nuko wateye iyo ntambwe yego ariko mu bwami satanike n'ubugome bateresha abantu intambwe z'iki z'ubugome yego ndakumva iyo umurozi ngiyo ndi kuvugana n'abarozi ndabanza nkareba power y'imbaraga ukoreramo yego hari n'umurozi ntahana atayimu yanjye yego nkahita ni nkawe navugana iki nawe wowe navugana iki nawe icyambere cy'ikintu kikurogesha n'ubugome nta bitambo wigeze utamba yego yego rero
nta mwanya ngufite nkahita wigendera nigendera ariko hari umurozi uza nge nawe tukaganira yego akambwira ati natanze ibi akambwira ati ngewe namenye amaraso y'abana banjye ntiwakicucuwe wakigoryiwe yego nturumva utarapfuye wasanze Kristo nk'umwami wawe ni ngewe rero ntago umwana wanjye yego namutanga ngo amaraso yameneke ahubwo haraya Kristo ari muri nge agomba kumeneka ayo maraso rero ari mu rukundo reka nze nkwereke ngiye kwigomwa ibiryo yego ibi biryo abana banje bari burye ndabigaburira abandi bantu aho ubwo ntanze iki amaraso y'abana banje iyo fasha amafaranga abana banje bari burye yego nkaza kuvuga Imana murabiza abanyamakuru yego kuko nguko nyine aho muri ADPR icyo nazize n'injye ukizi yego ariko mu hano nyine uko mubifata reka tubifata uko tutarava kuri iki cyiciro ngo twinjire mu kindi cyiciro ari cyo nyamukuru cyane tuvenda muri twe duhereye aho ariko ngira ngo nakubwiye ko nge nahagaritse kereka hari biramutse byongeye bikaba bakampagarika yego ntabwo tukiraho mu idini ahubwo turacyari hahandi byavuzwe ko wasengeraga bivugwa ko hari n'inzoka ukoresha bisa nkaho ari imyuka y'abarangi ese ubundi abarangi bakora bate iyo nzoka ninde wayibonye umva rero ubwo nkubwiza ukuri mbwize n'abandi ukuri yego urumva ngicyo uzajya umbaza yego nzajya nkigusubiza uko kiri ndi Claire yego muri uko kuri nicyo cyiza iyo nzoka ntayo nzi reka tuvaho twinjira gusa wenda uriya abantu nibavuga sibyo ntitukabatera iki amabuye barabaza kuvuga ngo ndi umurangi hari impamvu ibibatera ngewe ahantu ngeze nkahasanga ubwami bwa kirangi cyangwa imikorere ya kirangi ikimenyetso kihita cyereka abantu ko aho hari abarangi babona inzoka hari impamvu rero ibyo ibintu by'amakwe ntajya mbijyamo hari ikintu cyavuzwe ko nyine muri uko kuzengurutsa imva sibye ingo zisenyuka n'inda ngo zivamo ariko rubanda muzi oya ingo nsenya imva wowe waranahageze urahaza ariko ubundi mwagiye muvuga ukuri nge nayisenjayo none se koko hari ahantu ni mumva oya ni nasanze ni kwa kundi mu katolike bakunda kubaka akantu ko kuvuga ngo no bagashyiraho umusaraba mu kimenyetso cya wa musaraba Kristo yabambwe nuriya wavuze hari akantu umuntu yanyohereje kuko ibyo biri kubera kuri iyo mihanda nge nta nibyo nzi sinzi nibyo ari byo gusa abantu mbona babinyoherereza ngo aho ngiye ngo ngenda nimukana imva koko wahageze iramva wabonye ari imva amasha uraho uraho neza baba urakomeye ndakomeye cyane ko nagukozeho nkumva urafatika aha yewe rwose ubuze abantu badukurikiye yes ni mama Chance tugiye kongera kwandika ikiganiro cy'ubushize mwarakibonye turabashimiye mwatanze ibitekerezo nawe warebye ukicecekera nta kundi ariko comments zanyu ni ingenzi kandi ni umugisha ndetse binama tugira n'inama y'uburyo twabigenza ibutaha yes ngakanya mama Chance ariko mama Chance nubwo ari kuri Give Up afite channel ya YouTube yitwa Mama Chance Official nyarukirayo murayibona mo hasi munsi y'iki kiganiro murayibona iyo channel ujyayo nimba ushaka kumenya iki Imana irimo iravuga muri iyi minsi jyayo ugereyo isaha ku yindi usako ndabarimo aracishaho ubutumwa ndetse n'iby'Imana irimo iragenda imutuma amashando ngenda kwakiriye rero murakoze cyane bobo warumeze neza meze neza cyane kuri Mama Chance Official umerewe mute ndaheruka se kawo hagiyeho bwa butumwa watanze ariko tuvugana uhereye uyu munsi wa kabiri Imana ishyize mu nda ya mama yinjiyemo ndi urusoro kuri shene n'ubundi ndumva ndi butangire kuhakorera kandi ndakomeje sincitse intege bimwe mu by'Imana icishamo inyuze muri ngewe no mu by'Imana inyuzamo iciye
mu bibazo by'abanyamakuru. Yego. Ibyo byose bizajya binyura kuri sheni. Yego. Hazajya haba handitseho ngo ibibazo Mama Chance yagiranye n'umunyamakuru runaka, ibyo Mama Chance Imana yamutumye kubabwira. Kandi njyewe kandi reka mbabwize ukuri. Igihe nikigera. Yego. Ndakumva. Kigeze kuko ibintu byose bigengwa n'igihe. Yego. Yego. Njyewe Mama Chance umuhanuzi w'Imana wahamagawe n'Imana mu isi ikantekereza ikanyohereza mu isi ngo nze guhanura. Yego. Yego. N'urwara rwanjye ruzajya ruhanura. N'ijisho ryanjye rihanure. Yego. Yego. Ariko igihe kigeze gute? Kigeze. Mama Chance ntabwo tugaragaza hasi guhera hasi yambaye cypress irimo mweru n'akabara ka rouge bordeaux ni mauve maho, yambaye jipo nziza cyane ndende y'umuhondo ya orange plutôt, hejuru yambaye umupira w'umutuku, ku mutwe akaba yitandiriye cyangwa yiteze igitambaro cy'umukara. Duherukana wambaye imyenda ya gisirikare. Wenda turi mu kiganiro turi bwinjiramo kubw'impamvu yatumye twongera gukorana, wivugiye kujye ugaruka wambaye umutuku. Ndatekereza aricyo kiganiro wambaye wawe dukoze wambaye umutuku. Uyu mutuku Imana inangiriye neza. Yego. Yabanzi kabiretse kunkuramo kuko n'amagambo yanditseho ubwayo ndumva ari nk'ibyishimo kuri nge kuba nambaye umutuku. Handitseho mu rubavu rwa Yesu. Handitseho mu rubavu, ntago nari naroye. Uru ni urusengero rwanjye Imana yampaye ngomba kwihishamo. Iryo ni itorero? Ni itorero. Urusengero, itorero riri mu ibanga. Ko ari ryajya vanga, okay, ryajya vanga itorero runaka. Ni urusengero. Urwo ni urusengero Imana yaguhaye ngo ubushumbye. Mbe nshumbye. Uru rusengero naruhawe kubw'umurimo nahawe ku wa 4. Yego. Imana yo mu ijuru rero ishimye uwo murimo ihita impa n'urusengero. Urahari rwose. Ubu rero nibwo bwihisho nihishemo. Mama Chance ndabizi twageze hano tubanza turasenga, twave mu rugo dusenga, Imana ihire kino kiganiro. Mama Chance ndashaka ko mbere yuko twinjira mu bindi byose ubanza usobanura noneho impamvu uje wambaye umutuku. Umutuku ni amaraso. Yego. Abo Satani yongorera akababwira ko ngo ari ibyo nkoreshwa n'imyuka inkoresha. Yego. Ni ukuri koko. Niko kuri. Burangiye ibintu abantu bavuze ari ukuri. Nago nabatera amabuye. Ntago ari imyuka ahubwo ni umwuka unkoresha. Ni unyambika uko ntiboneye. Yego. Yego. Usoba nyina ayo maraso none kuki wayambaye? Aya maraso rero impamvu nayambaye nuko ndi mu gihe cyo kumena amaraso. Kuki? Ndimo ndayamena pe. Ose kumena amaraso mu Kinyarwanda cyuze se ukwica? Ntago ari ukwica. Ndimo ndamena amaraso yanjye. Yego. Ubu muraje mugende mwongere mukatema ko kantu ngo ndimo ndamena amaraso. Kumena amaraso. Yego. Ndakumva. Kuri ngewe icyo nshatse kuvuga. Nabaye igitambo. Yego. Nabaye iki? Igitambo. Aya maraso rero ni amaraso y'inzira karengane. Urumva? Yego. Kuwitwa Mama Chance. Umutuku rero ngomba kuwambara, ariko uyu mutuku urasobanura ibintu byinshi ntashaka kuvuga hano, sibyo? Ndakumva. Ntago nihishe mu maraso yanjye ko amaraso yanjye ntacyo avuze. Yego. Yego. Muri ubu bwami ndi gukoreraho bwa YouTube se cyangwa n'izindi mbuga nkoranyambaga. Ni ubwami satanike. Yego. Ni ubwami satanike. Ubu ndi gukorera Satani? Oya ntabwo uri gukora Satani, ahubwo uri gukorera mu bwami bwe. Satani sari kizagira? Reka nkubwire ukuntu uri gukorera mu bwami bwe. Yego. Ndakumva. Iyi si ayiriho nk'inzererezi. Satani. Yego. Ariko nubwo ayiri hari inzererezi, hari ibibanza yafashe. Ariko ibi bibanza kubera ko umuntu yaremwe mu butware buboneka mwita nangiye kuvuga ijambo ry'Imana buboneka mu ijambo ry'Imana, ahanditswe havuga ngo tureme umuntu agira ishusho nk'iyawe. Yego.
ase nkatwe agende ku isi atware ibiyiriho yego kandi ibyo biri ku isi ahita abibwirwa uwo muntu rero yarabanje arabiremerwa abyisangamo amaze kubyisangamo ariko abyisangamo yahawe iki ubutware rero ubu butware uyu muntu yahawe bwo kuyobora isi yari yamaze kujugunywaho na Sekibi w'ikizererezi bita Satani Satani rero mu bintu akora arafata akabohoza ahantu runaka akahigarurira ariko nubwo abahabohoje ababizi neza ko uwo muntu afite ubutware bw'ubumana muri we kabiri afite umucunguzi wamucunguye akamanuka ikuzimu akanyeganyeza intebe ya Satani akamwambura urufunguzo arabizi neza yuko aho yafata hariho hose dufite ubutware bwo kujya kumuhagarara hejuru tukahakorera nanjye ndahari wavuze ko ugeze mu gihe cyo kumena amaraso no kuba igitambo ndashokera nkubaza ku gihe mu kiganiro turetse kuvugana wavuze ko wapfuye karindwi ugapfa kubw'umukozi w'Imana tuyisi ariko ntiwabisobanura nimvuga gutya njye sinshaka kugira izina mvuga yego ariko wowe wemerewe kubivuga genda kubaza nyine kuri uwo tisi kuri tisi napfuye karindwi kuri Zaburishya kandi Zaburishya yego Zaburishya niryo rembo nakinguriwe bwa mbere nza ku mbuga nkoranyambaga yego ndikinguriwe Imana ivugana nanjye ko nzaharwanyirizwa mbibwira na nyiri Zaburishya yego icyo gihe aranambwira ati se ntago ujya kuri kamera ntihoya ni wowe narinje kureba nabo mukorana yego ndigendera ahubwo aho ndi bujye kuri kamera ni kwiyobokamana kwa Joel yego Imana igira ibyo ivugana nanjye kwiyobokamana ivugana nanjye ndabibika numva nyine igihe cyabyo nikigera bizaba kiyivuze ndumva nkategereza okay ubwo rero uza kuyobokamana itukingurwa amarembo yo kujya kwihumure buretse murabyibuka neza abanyamakuru ndi kuyobokamana yego bwa mbere ntanga ubutumwa nabonye ubutumire 12 bose ndabahakanira kuko Imana yari yavuganye nanjye ko ari kwiyobokamana kandi abona hakaniraga zari inshuti zankunze bari abantu twakunda nta kibazo twe dufitanye igihe rero kigeze ndakumva igihe kigeze ibintu byose bigira igihe cyabyo ntabwo audience yo kujya ku bindi binyamakuru ariko si byose nje ngomba gutoranya yego abanyamakuru aho muherereye hose mungirira iki imbabazi nanjye sinjye kuko kuri iyi mihanda muriho muri iki kibaya cy'ubwami satanike twabana b'Imana dukoreraho kuko twemerewe kumukandagira hejuru yego naga ari ugupfa kugenda uko tubonye yego abana b'Imana berekeza mu bwami bwo mu ijuru bahawe ubutware hano ku isi nago dupfa kugenda uko twiboneye okay mpawe uburenganzira bwo kugenda nagiragaho ngenda nkagiraho yego byaje gucanga bamwe n'ubu ngubu harabo mutari mwabona kuri iyi mihanda ngo bavuge kuri Mama Shaze kuko ibyo bibacanga yego ubwo iyo bibacanze nyine nanjye igihe cyo kubicangura kuri njyewe se cyangwa umwami ngo azabicangure kiba kitaragiye yego imagine kuba wahakanira umuntu mudafitanye ikibazo afite shene ndetse ni na shene yivuga butumwa ukajyaho abantu bari kuvuga uko bashaka yego ariko kuko ariho woherejwe Imana yireba bitandukanye nuko twe tureba ukajyayo nubwo buryo rero naje no ku bindi bitangaza makuru ihumure rero ihumure buriya niyobokamana buriya ngeyo ndi kwihumure manumva ndi kuyobokamana ni shene ni nkaho ari imwe mu mwuka okay buriya ku rugendo yego no ku musaraba mba ndi kuri Zaburishya niyo mpamvu mbere yuko nza kwitangaza makuru ngomba kubanza ngahamagara president mfite ubutumwa president nuwabucishaho niwe wa mbere kariwe mbona se uvuga ko ubutumwa wahawe ibyo ntacyo bimbwiye igituma avuga kuri yarakizi kandi igihe nikigera isi muzakimenya mubiziranyeho se tubiziranyeho nyine ubwo rero muratubeshya mwembe reka nkubwire wari wambona kuri kamera nje mvuga president wari wambona president ni inshuti yanjye president mbere yuko nza kumbuga nkoranyambaga niwe muntu wa mbere ngomba guhamagara kandi ikindi ndamushimira rwose ntajya reka kunyitaba
buraba yijijisha ahita anyitaba ibyo ntibindeba ibyo ntibindeba ahita anyitaba cyangwa afite undi mwuka umukoresha urumva ko utumye mvuga Plaisir ariko ndi kumuvuga neza so umwuka ubwo kurwanya umukoresha uretse ibintu byose bigenwa n'igihe rero ngiye mbere yuko nza kubaha ubutumwa yego ngomba guhamagara Plaisir impamvu ro Plaisir muhamagara yego adresse yaho mbarizwa yego ijuru rimbarurira mu buryo bufatika yego ndakumva ikibatsi cy'iyo nzira se cyangwa umuzi w'iyo nzira yego uri kuri Zaburisha niyo mpamvu ngomba kuba ari we ngomba guhamagara rero ndashimira Imana cyane yego ko mu gihe nk'iki yego Zaburisha ndi no kuhatambuka yego mu buryo bw'uko iki kibaya dukoreramo kibishaka yego ariko mfite no ku yandi mashene nge nkumva ndi guhanura nyine ndi guhanurira aho Imana yanyohereje rero aya mashene mukoreraho muri mu bumwe yego ndavuga aya mashene ya Gikristo nubwo mutandukanye kubw'amazina y'Imana yabahamagariye ariko nge simbabona nkaho mutandukanye mbabona mu bumwe bw'umugabo umwe bita nde Kristo wapfuye ute rero karindwi upfiriye kuri Zaburi napfuye ku bwatisiye yego napfuye ku bwatisiye ndongera mpfa kubw'ingo nsenya upfa no kuba wari ufite n'imva aho wasengeraga oya ingo nsenya imva wowe waranahageze urahaza ariko ubundi mwagiye muvuga ukuri njye nayisengayo none se koko hari ahantu ni mumva oya ni nasanze ni kwa kundi mu katolike bakunda kubaka akantu ko kuvuga ngo no bagashyiraho umusaraba mu kimenyetso cya wa musaraba Kristo yabambwe nuriya wavuze hari akantu umuntu yanyohereje kuko ibyo biri kubera kuri iyo mihanda nge nta n'ibyo nzi sinzi n'ibyo ari byo gusa abantu mbona babinyoherereza ngo aho ngiye ngo ngenda nimukana imva koko ko wahageze iramva wabonye ari imva so si badukinguriye ariko mu makuru nabajije simva ntabwo nyine umusaraba w'abakatolike biyubakiye ahubwo ngo wowe waje kuhinduramo iyerekwa gute hariya nahise igorogota yego nahise igorogota nk'uko ahangaha kuki utanambaza impamvu yego tuza gukorera muri rino shyamba ibyo ntabwo turabigera aha hariya nge nari narahise igorogota kondisiyo zawe wamungani zirahambaye hariya nahise iki igorogota hariya hari igorogota mbega abantu nahazengurutsaga babwiraga ko tugiye igorogota wazengurutsaga abantu rwose gako ngo hari ufite umwuka ngo gusengera ingo zigasenya ngo waganirije umugabo ukwe n'umugore ukwe ese koko icyo kintu cyabayeho nge nta wanjye wenda muraga ko ntawe ndagira reka rero nkubwire sibyo yego urugo rwubatswe n'Imana nta gishobora kurusenya ariko urugo rwubatswe na Satani buretse nanjye sibyo yego nta kitarusenya kuko nta ruba ruhari erega hasenyuka ibyari busenyuke harizo wemera se washenye ngewe ingo z'abadayimoni warazishenye ndazihirika da nukuri tureke no kumbuga nkoranyambaga no mu itorero ryanjye rya DPR ahubwo se bari bavuga ntago bari bavuga kuko bahereye mu itorero ryanjye nge nahuraga nawe uri umusore nkubwira nturi umukobwa ntago ari uwawe vayo rukanka urumva hunga umusore yabikubita umukobwa akiruka mu rusengero uti wamuhanuzi bitama amashazi yego ati antandukanyije na sheri wanjye bakampamagara nkababwira ukuri bakumirwa bakandeka nkigendera ngo baje hari nabo nagiye mbwira uretse ko ubu ngubu urumva yego ndi mu gihe cyo kugira ngo abantu tunaziranye bihishe urumva hari nabo nabibwiraga ntarebye yuko n'itorero rigiye kugusezeranya nkakubwira nti urwo rugo ntiruzamara kabiri urumva muzamarana amezi 3 yego cyangwa se muzamarana 4 nkabivuga nyine uko mbyumvishe kandi koko bikarangira nkazajya kumva nkumva nyine ngo byaraba ibyo rero ntibindeba uri muri nge niwe unkoresha ibyo kandi uri muri nge nta kindi abashaka nukurokora umwana w'iki ubugingo none se nituzibona zubakwa z'abadayimoni tukituriza nge nkanjye ubu ngubu sinjya mpfa gutaha amakwe n'ubwanjye ntago uzabuzamo oya mbabarira sinjya mpfa gutaha amakwe sinjya mpfa kujya gushyingura hari impamvu rero ibyo ibintu by'amakwe ntajya mbijyamo
hari ikintu cyavuzwe ko nyine muri uko kuzengurutsa imva sibye ingo zisenyuka n'inda ngo zivamo, ariko rubanda muzi kubeshya, narumiwe. kaba ari ikimenyetso cyo gutamba impinja. Reka rero nkubwire, ngewe ndi tayari kandi nditeguye muri ubu bwami satanike. Urumva urugamba rwose niteguye kururwanana n'umwami wanjye, gusa kubera kuri muri njye ari uri gukora ngewe ntahari, ngewe ntago ndiho, hariho Kristo muri njye, urugamba nararumuhariye. Nubona aba bantu bari kuza bahimba ngo ngabo bo nikoreje imyinyo, ngo ngaha bakuwemo amada, ngo ngahererererere, nimutegereze akimana n'abantu. Yambaye aragakoze pe ngo nikoreje abantu imyunyu. Inyamirambo nigereye ngewe ukuri Bobo. Ariko ese tukazajya gukora ikiganiro. Hara nyine mu baba. Kugira ngo bigende biteze. Yanga abantu bamenye ukuri. Ukuri se abantu ngewe naje kwemeza abantu. Tuzajyayo mbabarira. Ngenda bikwisabiye. Umunyamakuru ngewe ntaho. Ikibazo se kugiye tutari kumwe ngo bisobanure twereka ataha byari meze gutya ha. Bigende biteze. Ubwo igihe nikigera umwuka w'Imana uri muri njye akanyemerera kujyayo, nzakubwira ni Bobo ngwino tugende. Bigende bite? Njye aha ntago naje kwemeza abantu. Ababemeza barahari baza bakavuga ngo ibi birabaye bikaba birabaye, ibi birabaye bikaba birabaye. Hari abahanuzi Imana yahamagaye gutyo. Sibyo? Ngiro ntiyampamagaye gutyo. Yantumye mu bapfuye. Abapfa bagashyingurwa n'abapfa bakiriho. Nukuvuga ngo ronge mu ndekere muki? Mu bapfu. Tisiye turagera mu by'abapfu. Turacyari kuri Tisiye buryo wamupfiriye inshuro 7. Tisiye base mwigeze muhuraho ngo mubiganireho umubwire uburyo mubereye igitambo. Uhereye umunsi nahanuye. Ntago bishoboka. Hano ubwo arabigusaba? Reka ntago twahura. Kuko si Tisiye nahanuriraga. Nge nahanuriraga itorero ry'Imana kuri Tisiye. Buriya abumva ubuhanuzi ntago bo babonaga Tisiye, ahubwo babonaga icyo bagomba gukora. Babonaga ikimana ishaka. Sinzi impamvu Tisiye agaruka. Uzi impamvu mu mugarukaho se? Njye wari ku impamvu sinyiza, ariko mwebwe ndavuga impamvu mu mugarukaho. Nuko mwisanga muri iryo torero. Ariko uwo Tisiye abanyamakuru rwose wabampaye nyine reka mpame hamwe ngo ADPR byarangiye gutenze kubera burabo hanuza. Oya ADPR yantenze amezi 3 kandi yararangiye. Ubu wasube mu itorero? Ngewe ndi mu oya ntago ndasubiramo, ariko ubugiye ukabaza uwantenze yego kereka ubu niba bashobora wenda kuba bongeye bakantenga, ariko njye amakuru mfite njye nago ntenze. Watenzwe se undi uziriki? Natenzwe nziriki? Amakuru aduha ngo buri abahanuzi bwa Tisiye nibo bwagukozeho. Nibwo rwose nibwo nazize. Somba amakuru tutayafite ahubwo tutujya ngo tukwibarize ivy'ukuri koko n'ibyanyabyo. Nyine ahangaha kwitangaza amakuru. Yego ndayego na hariya mu rusengero aho nsengera muri ADPR ni biriya nazize. Yego ariko mwisi y'umwuka yego iyo si nkoreramo. Iyo si yatumye tumenyana. Iyo si yatumye nitwa uko nguko nyine aho muri ADPR. Icyo nazize ninjye ukizi. Yego ariko mu hano nyine uko mubifata reka tubifata uko. Tutarava kuri iki cyiciro ngo twinjire mu kindi cyiciro ari cyo nyamukuru cyane tuvenda muri twe duhereye aho. Ariko ngira ngo nakubwiye ko nge nahagaritse kereka hari biramutse byongeye bikaba bakampagarika. Yego ntabwo tukiraho mu idini, ahubwo turacyari hahandi byavuzwe ko wasengeraga. Bivugwa ko hari n'inzoka ukoresha bisa nkaho ari imyuka y'abarangi. Ese ubundi abarangi bakora bate? Iyo nzoka ninde wayibonye? Umva rero Bobo nkubwiza ukuri mbwize n'abandi ukuri. Yego urumva? Ngicyo uzajya umbaza. Yego nzajya nkigusubiza uko kiri ndi claire. Yego muri uko kuri nicyo cyiza. Iyo nzoka ntayo nzi. Reka tuvaho twinjira. Gusa wenda uriya abantu nibavuga sibyo ntitukabatera iki amabuye. Barabaza kuvuga ngo ndi umurangi hari impamvu bibatera.
ngewe ahantu ngeze nkahasanga ubwami bwa kirangi cyangwa imikorere ya kirangi ikimenyetso kihita cyereka abantu ko aho hari abarangi babona inzoka hariya rero ni ukubeshya hariya nta bwami bw'abarangi nigeze mpasanga haba muri karitsiye haba na hariya nabaga ariko abo bavuga wasanga barabonye iyo ngiyo wamenaguye ubwami bw'abarangi hariya rero nta byahabaye ntago ari ukuri ahubwo hari ukuntu kwa satani urumva bashyushya urugamba yego kandi tuzi neza ko abazaba ku musozi wera yego ni abadashyushya inkuru y'iki y'umuturanyi ibintu ukabivuga uko biri reka tuve kuri iki cyiciro ubundi ku rugendo tahereye ku bwagogo tuvuga ku nkuragogo nanjye iki gihe twarakoranye n'ihumure uvuga ko gogo situmugaruko nyakwigendera ko n'undi yavuye mu Rwanda urupfu rumugendaho ariko ugeze ku rugendo uravuga ati buriya rero nanjye sibye waruvuze ijambo ngo sibye na gogo nanjye mubona sindiho ndi umupfu navuze umuzimu uvuga n'umupfu yego ngo warapfuye uri n'umuzimu ntubarizwa mu isi y'abantu bazima niyo mpamvu natangira ngo kuko unagukozeho nkumva urafatika shahu murahimba niba ari nawe wabihimbye wature nituva inyuma ya kamera wature Imana igire gute ikubabarire mu by'ukuri ko Imana yampamagaye yego buriya iri tangazamakuru kuri izi mbuga nkoranyambaga yego abagenzi bajya muri kiriya gihugu Imana ikomeze idushyireho uburinzi bwayo kuko ntibyoroshye yewe ijambo mpagazeho n'amaguru yanjye abiri yego unyemerere urekere ibibazo gira ikintu mvuga reka mbececetse navuze ko ndi umuzimu mvuga ko ndi umupfu yego ndakumva abantu bakurikirana iyi shene abakunzi b'iyi shene yego munyemerere dukomezanye mu rugendo rujya mu ijuru ndibwirira abajya mu ijuru muri ya nzira ifunganye ntago mvugana n'abajya muri gehinomu bariya rero bajya kuntuka hariya bagakora hariya ni abaca muri rya rembo nyine rifunganye ariko abajya muri rwa rurembo muri ya nzira ifunganye oya ni ukuri baririnda muri byose ntago wamwumva atukana ntago wamwumva asebanya ahubwo iyo babonye umugenzi uri mu nzira agiye gutana baramwegera bakamugarura mu murongo uko niko twarezwe mu itorero rya Kristo iyo mwene so yakosaga waramusanga ukamuhugura yakunanira ukamuhereza mugenzi wawe byakanga ukamuhereza iki itorero byatangiriye mu nsengero hagira ukosa bakahita bihurukanyira ku ruhimbi bakirukanka bakabaravuze kandi nuko twatojwe n'umwuka wera mu byanditswe rero bene data shuti z'umusaraba dufatikanyije urugendo rujya mu ijuru mushobora kuba mwarababajwe bagenzi bajya mu ijuru nuko niyise umuzimu nge ntago niyise umuzimu ahubwo narebeye mu isi y'umwuka ndebera ubu bwami mpagazeho bwa YouTube n'izindi mbuga yego izina banyita ndarivuga ariko buriya wabashije kumva wumva ubuhanuzi neza iby'isi iri gukora narabihanuye narabivuze nta muntu muzima muri iri torero rya Kristo mu buzima bwa gikristo wagakorewe ibintu nka biriya ariho nk'umukristo ahubwo yego ndakumva n'umuzima wakuwe mu bapfuye ahinduka umuzimu yego niwo bari gukinagura barimo barakina n'umuzimu barimo birukankana nawe baratimikana nawe ngaho kuri TikTok ngaho baratimikana nawe muri views baratimikana nawe bicara isaha yose bakamuvuga umuzimu yabazengereje uriya rero si wenjye n'uyu mwanya uracyemeza kuri umuzimu amatwi kuri iki kibaya muri iki kibaya cya YouTube kuri izi mbuga nkoranyambaga muri ubu bwami satanike ngewe nivuganiye n'umuyobozi wa YouTube yego ibi biri kumbaho yego ndavuga umuyobozi mu bwami satanike ntago muri Amerika ntago ari uwa Google
yego ndavugwa imbaraga satanike wararengana ntago nge ndi kuvuga umuntu yego umwuka mubi ibi biri kuba yego tiwe tuzakugira gutya rero ibi ngibi bishobora gutungura isi ariko nge nk'umuhanuzi w'Imana nari mbizi kabiri ibi nabivuganiye n'Imana ku musozi wa Golgota nari ndi kumwe n'umuyobozi uyoboye umusaraba nari ndi kumwe n'abandi bahanuzi bihanurwa na kavuza nduru uwo mugabo arabihanura ati mbonye isi yose ikubararaho mu yandi magambo kuriya navuze ngo ndi umuzimu ihishurirwa riri kwihishura yego riri kwigaragaza kuri iyi mihanda yanyu nge sindiho ikuzimu mu bwami satanike ndi umuzimu ariko hano mu bwami bwa muntu mu buzima bwanjye bwite ndi mama Chance mama w'amahirwe yego ndakumva mu bwami aha ni mu bwami bwa muntu yego ndakumva mu bwami bw'Imana ndi umuhanuzi yego ubwo rero mu bwami bwa satani ukaba umuzimu ndi umuzimu satani rwose tubiziranyeho yego nabiyo tugonganiye mu miguruko twagonganira muri Amerika twagonganira muri Europe aho twagonganira mu Rwanda bo ntibashobora kunyita mama Chance nta nubwo bashobora kunyita umuhanuzi baravuga ati wa muzimu yaje no kuri iyi mihanda rero ni mu byamamaze mwamamarize satani urumva mu mukuremo icyo mugomba kumukuramo kuko akamaro k'ubuhanuzi nukunguka ni mugende mwunguke ejo hari umwana w'umusore wambwiye ati ngiye wampaye umugati wampaye akazi ntikarabaye ko nta kazi mfite se kumba arimo arambwira ati shaka kujya kuri kamera naramubwiye nti musore Imana itaranambwira ko ngomba kuza kuri kamera yawe ngwino ntunge kamera kuko uvugishije iki ukuri uko kuri naringa ukeneye yego nindabiza abakirisitu bazambona kuri kamera yawe bazantera amabuye kuko bo banshaka kuri ayo mashene yabo ariko ntago ari inyama n'amaraso bikuzanye ahubwo uzanywe n'umwuka w'iki w'Imana ukumbwiye ngo urumva nihera akazi icyo rero narishatse kuvuga nicyo ngicyo yego muri ubu bwami bwa ariko biri no muri Bibiliya yego ndabizi nakana ko satani arakankubitisha ariko ndi ku rugamba nararwambariye yego kandi nzi kundangaje imbere intsinzi niki niyiwe rero hamwe no gukomeza kugira ngo dukomere bagenzi bajya mu ijuru ni muhumure Yesu yaranesheje nago yaheze mu gituro nukuri yarazutse umwami wanjye ni muzima rero uwo mwami wanjye muzima hari ibyanditswe byamuvuzeho yego bivugana natwe sishaka kuvuga aho hantu mpahariye abavuga butumwa kuko ngende umuhanuzi yego ntitaye ko turi mu gihe cyicwa ry'abahanuzi ntitaye ko turi mu gihe yego barimo barihishahisha yego ibyo ntabyitayeho yego namaze kwisobanukirwa nahisi yose yanyubararaho ndi kumwe na Kristo nabwoba ubu bwami bwarahanuwe ntimugire ubwoba tayibinefo ntimugire ubwoba bwarahanuwe bubwirwa uwitwa Kuro ngo Kuro nzaguha umugisha no paya ninikitaya nzaguha iki umugisha ibimeze nk'ibyuma by'ibihindizo nzabicamo kandi nzaguha n'umugisha uri ahantu mu mwijima uyu mwijima rero mukoreramo bana b'Imana uyu mwijima gatube tuvanamo umugisha uretse mwe mukuramo umugisha ngewe rero mama Chance yego mu bwami bwanjye ku isi aribwo bwami bwa muntu nitwa mama w'amahirwe nitwa mama Chance yego ariko muri uyu mwijima ahangaha uri kumbaza ibibazo ahangaha nzamara igihe ntazi ndi umuzimu n'ukuri benshi bibi none se buretse gato yego nanjye nkubaze yego niba mu bwami bw'Imana nitwa umuhanuzi yego mu bwami bwanjye aribwo bwami bwa muntu nkitwa mama Chance mu bwami satanike nkitwa umuzimu wowe unyita nde nkwita mama Chance uko ari wo mbona birababaje yego kubona umuntu turi kumwe muri ubu bwami bwa muntu turi mu nzira imwe ijya mu ijuru amara isaha
yego akamara iminota 2 akamara umunota umwe bitewe nuko imbuga nkoranyambaga zikora agafata WhatsApp ye akajya kuri stati maze agasharinga umuzimu. Ubu ngiye mfite agahinda, ubu ngewe mfite iki agahinda. Niyo mpamvu naho imiryango yaterana yego naho isi yose yaterana ntago nzareka kuvuga ibyo isi y'umwuka igira gute inyereka. Ntarandi mazina hari nanda zaza yego. Ubu rero tukiraho uwabaye inzira yo kugira ngo umuhanuzi mama w'amahirwe aze ku isi ariwe papa na mama banyise Ingabire Solange. Aha kuri iyi si hari abanyita Ingabire, hari abanyita Solange yego. Muri ubu bwami bwa muntu uretse muri ubu bwami bwa muntu Mwuka Wera no payi nene kitaya ndi kumva Imana yanyegereye, ndi kumva ndi kumwe n'Imana mu zindi mbaraga, ndi kumva ntimunankureho iri zina komeza yitwa umuzimu nta kibazo kuko ubwami ndi gukoreramo iri zina rigiye guhishura. Iri zina ubwaryo ni ubuhanuzi, iri zina ubwaryo rirahishura umuntu icyo ari cyo. Niba naragendanye nawe Bobo akira nkoraho ntago nahoze ngukoraho rwose urafatika. Umuzimu urafatika n'umwuka w'abapfuye yego. Twe rero muri ubu bwami satanike ntago turiho, hariho Kristo kuko nawe ubwe ne mataya no bayi na Kristo. Kuraho kamera na Kristo ntago yamanutse muri ubu bwami yego. Ariho yarabanje arapfa, yarabanje apfira hehe ku musaraba. Uyu musaraba rero bari kunshyiraho yego ngomba kuwujyaho. Bashumba beza yego, bahanuzi bavuga butumwa, shuti za mama Chance nimuhumure uwo ndiwe yego. Twaragendanye twarasangiye yego, twarabanye. Ushaka kumenya uwo ndiwe muri abo muri kubwira batanzi intama z'Imana muri kurisha amasega mwamamaza umuzimu tuzi neza muhishurirwa ry'ubuhanuzi. Naho nge napfa hari abamaze kubaho muri ubu bwami bamaze kugira gute kubaho. Itorero ry'Imana rirarinzwe. Naje gushaka umugeni niyo mwamunyima. Yesu afite inzira zirenze ibihumbi yanyura n'ahandi ari kumugeni muri ubu bwami akajya mu ijuru. Rero abo twavuganye kuri telefone shuti zanjye ndagira ngo mbabwire ngo nimuhumure. Mama Chance wa undi mwari muzi, wa undi mwakozeho mugasuhuzanya muri mugira amahoro. Yesu nashimwe tukicarana yego. Uwo nguwo yego, uwo nguwo ndahari muri ubu bwami bwa muntu. Mu buzima bwanjye twagiye tubana uko iminsi igenda ihita. Haleluya. Ngewe nitwa Mama Chance. Iri zina rero naryiswe na Mwuka Wera. Umwana wanjye yego ni umuhungu yabanje kuryanga ngo kukibanyisa izina ry'abahungu y'abakobwa. Ndamubwira nti mwana wa humurira izina n'abahungu bagira bate bararyitwa. Kubera yuko yari akiri muto amaze gukura aratuza arabyakira amaze kumva ko ari na Mwuka Wera. Rero ndenze kuri ayo mazina nitwa yego. Ngewe wambaza ngo niyita ndi umugeni. Nge ndi mugeni. Wowe iryo wiyita? Ngewe iryo niyita. Hariya ndiki ndi umugeni. Umugeni wese agira abagira gute? Agira abagira gute? Abamuherekeza. Abagira abafedoneri. Akagira abahungu baba mukikije. Aha.
bakagira mama waba bakenyeye yego twara ibiseke baza gutwikurura bazana ibirongoranwa n'ibisabo n'ibyo ubundi njye mbashaka kwikoranira n'abavuga butumwa abavuga butumwa nibo mbashaka kwikoranira nabo haleluya rero niba mu bwami satanike yego ndi umuzimu yego mu bwami bwanjye bwa muntu yego mfite amazina nitwa mwuka wera yaranyise haleluya mama shase mama w'amahirwe data na mama banyita Ingabire Solange yego ariko njyewe uburenganzira bwanjye ndi mugeni ndi umugeni yego rero bagenzi dufatikanyije urugendo rujya mu ijuru yego mbere yo kongera kuvuga ngiye kuvuga kana mugeni wa Yesu itegure bari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru byateguriwe abamwizeye bose ndongera nyisubiremo kuko ndavuze ngo bari hafi yego bagize bate bari hafi none ngiye kuvuga ukundi kuntu hari umuntu wambajije aratinyuka kandi pe yego yego imbara ahantu ikibaya barizwamo arakizi yego araza kuri telefone nta n'isoni aratinyuka ambaza iki kibazo rwose ndagushubije kuko ushumbye abakirisitu benshi arambaza ngo mama sha wambabariye ukambwira ubwo butware ahantu bukura yego nakumva ubutware nta handi mbukura nuko ndi umugeni nkasubiramo ngo mugeni wa Yesu itegure ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru byateguriwe abamwizeye bose nta bwoba mfite bwo kuvuga yego yego uwo nitwa muri ubu bwami yego yego n'uwo satani n'abarozi barimo bararoga abana b'Imana kuri TikTok kuri Facebook kuri YouTube nta soni ugahagarara ku ruhimbi ukavuga Imana sharing yawe usharing izina umuzimu nta soni Imana mu byo yagutumye kuri izi mbuga nkoranyambaga yigeze igutuma sharing y'umuzimu mu byo Imana yagutumye niko mufungura amasheni hari ibyo mwavuganye n'iki n'Imana kuri ayo matelefone naho tuhakorera umurimo stati yawe urasharinga umuzimu koko reka nemera batazi mama shanze inzira karengane murimo muraroga ariko ngo hanze hazaba iki yaba yanyemereraga nkuko yansutseho amavuta y'ubushumba nkasukwaho n'amavuta yivuga butumwa ariko tukiri aho ndasaba imbabazi abashumba yego muyoboye insengero ubu nabo baraje abatsindiye ubu bwami baraje nabo bavuge ku muzimu bavuge kuki ku muzimu yabaye umuzimu yabaye iki umuzimu bashumba dufatikanyije urugendo rujya mu ijuru burya muntumira mu nsengero zanyu sinze murimo muratera comment itaha twaramutumiye yanga kugira gute yanga kuza twarabibonye kumbe burya imbaraga ziri ku dututi twacu yarazitinye nawe unyumvire yego ngo murimo murabona mwari mwabona iki ntacyo mwari mwabona ngewe isi y'umwuka ndareba urugamba ndimo ndarwana nkahita mbona Uwiteka na Kristo na Mwuka Wera butatu butagatifu bagize neza nkuko bazamuye Eliya yego bakamutwara misiyo igikomeje nkuko gogo bamutwaye misiyo igikomeje nkuko n'abandi bagiye bagenda misiyo ikigize gute igikomeje nukuri nanjye nakwigendera
ariko kuko bamaze kuvuga ko urugamba atari urwanjye ahubwo urugamba kandi ndi guhanura urugamba ari urwa Kristo yego uri muri njye yego babaye bakintije iminsi yo kugira gute yo kubaho muri ubu bwami bwande bwa muntu ariko ndabizi yego baraje bakatemo abagomba kubona inyungu mu buhanuzi nukuri yego bagende kuko niba ndi nyina w'amahirwe nimubona amahirwe yego nimuhirwe mucuruza umuzimu mucuruze rwose umuzimu mucuruze ati ducuruza umuzimu ugira ngo hari wacuruza umugeni ugira ngo ari bubone umugeni haracuruzwa umuzimu arimo amafaranga yego ariko ndaje mbwira Satani n'abarozi be biyambika ukwera kw'Imana ndashaka kuvugana na Satani njyewe ntago naba naratanze ibitambo by'abana banjye n'urugo ngo ntinye gutanga chaîne ya YouTube ntago bishoboka chaîne yitwa Mama Chance Official yego izaza no ku mashene yanyu nimwanga kumpa ibintu byanjye mbikureho kuko nimuzajya kundega muri YouTube ntago mpari singize gute soboneka muri umuzimu ayo mafaranga ari gutuma mukora amarorerwa ya YouTube ntayo nkeneye ntayo shaka kuko ngiyewe urumva kuri iyi mihanda yanyu namaze gutanga igitambo urumva cy'ibyo kurya by'abana banjye ibyo nakagaburiye abana nawe urabizi n'abandi banyamakuru barabizi byaramenyekanye urumva rero ndagira ngo mvugane n'uyu mwuka wa kirozi uri kwiyambika ishusho yo kwera ngewe nta kibazo mfitanye n'umwana w'umuntu nta kibazo ngize nte mfitanye n'umwana w'umuntu kuko no mu bwami bwa gihanuzi baraje mu bitegure ati ziziwa yambwiye yuko yamukarabye yambwiye yuko yamurutse ariko iri jambo umuzimu iri jambo n'ubuhanuzi bukomeye kuko Imana irimbwirira mu rugo ngo genda uvuge kuri umuzimu nari kwibwira nti washutse Yeremiya ngo genda wikorera ikibindi cy'irwago washutse kenshi ariko irimbwirira mu rugo batewe nago nashukika uzi ibintu nari kwibwira ntaho kujya kubivuga nyica gira gute nyica noneho ndagira ngo nkubwire aho kugira ngo si wirirwa mu muhanda abadayimoni bantega iyo mvuye kuri iyi mihanda mpura n'abadayimoni 7 bakomeye hano hehe ikuzimu turakwica banyica gutese iyo rero bambuze bati ni wa muzimu mugende mu mutegere Kicukiro ni hagiye kunyura turacyabona cyambaye umubiri babona mbatambutsemo ubu abamotari baje bakavuga noneho mwakwiruka ati nge naramwitwariye byagenze gutya na gutya ko kuriya mugore ni umuzimu abahanuzi baraje abamotari baraje ariko bibuka Imana igize gute ibishaka ese mama noneho rero tukiraho yego aha nshobora kuba nje kuri kamera uzikonje guhakana iri zina yego uzi umunsi nziyambura iri zina ni umunsi zambwira ngo va ku mbuga nkoranyambaga nzasezera mbabwire ngo ngaho nimusigarana umuzimu wanyu ngewe ngize gute ndagiye ariko nkiri kuri iyi mihanda yanyu mu bapfu banjye ngewe nibera mu bapfu ngo ikondera abapfu ndabakunda kuko na misiyo mfite ni y'abapfu hari abo munsi batambutse ariko burange simba mpanura bari abagiye mba mpanura abapfu basigaye yego mama byumvikane ko nimba mu isi ya Satani uri umuzimu hari n'ibyo ubona mu isi ya Satani n'undi wowe ubibona reka ngira ikintu nkwibariza abantu benshi batajya bavugaho ni umunkundira uragisubiza ku burenganzira bwawe nutabikunda kandi nabwo uracece kari aka video kari gutreninga bahuje n'akawe k'umudamu waje 2007 yitwa Alice we ngo agiye ikuzimu bagahuje n'akawe avaho nawe ugakurikiraho uniho kari gutreninga we avuga ibyo yabonye mu bwami bwa Satani aho yari ari ikuzimu wowe iyo wageze muri iyo si y'ubuzimu
utakiri muri iyi si ya muntu cyangwa utakiri mu bwami bw'Imana uri mu isi y'ubuzimu aho uba uri mu bwami bwa Satani wowe hari ibyo ujya ubona cyangwa hari abo ujya ubona twita ngo biyita bazima kandi nabo bari muri ubwo bwami bw'ubuzimu cyangwa mu bwami bwa Satani. Okay, ikibazo mbajije Imana iguha umugisha. Amen. mu cyiciro cy'abahanuzi yego hari abahawe guhanura ibibera muri ubu bwami bwa muntu. Yego abo rwose urumva nakumva turabakeneye kuko iyo wize baza kuguha ibyiringiro ko Imana iguhaye akazi. Yego iyo ufite urugendo ruzajya muri Amerika baza kukubwira yuko ugiye kujya muri Amerika mu minsi iri imbere. Yego hari n'abandi bahawe guhanura amabanga yo mu bwami bwande bwa Satani. Yego hari n'abahawe guhanura amabanga yo mu bwami bw'iki bw'Imana. Noneho hari n'abahawe guhanura muri ubwo bwami bwose. Yego aba bahanuzi bose barahari. Rero ikintu natangariza abantu dutuye muri ubu bwami uzi impamvu hari umuntu wambwiye ariko se isi yose yakubamyeho wavuye kuri kamera ukajya kubaza Imana impamvu ya bino bintu nindabizi. Yego abandi buri wese namusubizaga nyine uko ambajije. Umva rero nkubwire Bobo njyewe ndavuga nka mama Shazi iyo ngeze ahantu hatwawe n'ubwami bwa Satani yego ndakumva mvuga ibiriyo. Nagera ahantu hatwawe n'ubwami bw'Imana ngahanura ibihari. Yego nagera mu bwami bwa muntu ngahanura ibihari. Gusa mu bwami bwa muntu ntago hano kuri kamera nkunda gukoreshwa mu bwami bwa muntu. Njyewe sinzi nimba mbusha ikibazo neza mu bwami bwa Satani handi witirwa rya zino umuzimu wavuze mu bwami bwa Satani witwa umuzimu hari abandi bantu bita abakozi b'Imana. Reka aho nyine buretse gato narishatse kusubiramo ikibazo nago nari kukivugaho ntarabanza kuvuga hibi hariya rero tujya sibyo ariko ntitujyayo nkuko mu bitekerezo ahubwo amaso yacu ngiye nshobora kuba ndaha kuri kamera amaso yanjye akagera muri Amerika kandi nta yego amaso yanjye akagera mu Bufaransa ntagezeyo. Aya maso rero baba ariyo banogoramo kandi ibanga rishobora gutuma bayanogora ntabyo bafite. Ikintu yego cyatuma bayanogora nuko namena ibanga. Ibanga ryanjye rero yego riri muri rya torero yego nkuko itorero rya Kristo riri hehe mwibanga. Yego umva rero hari iyo turebyeyo hari ukuntu batubeshya ngo ikuzimu ni hasaha barababeshye. Iriya ni tekinike ya Satani nk'aka gakino nyine bari kunkiniraho. Kuzimu si hano hasi reka kuzimu na hamwe ijuru ni hejuru wapi kuzimu ni umva njya amakuru mfite. Yego njyewe ndabivuga nk'umuhanuzi w'Imana. Ikuzimu ni mu kirere cya kabiri kiri hejuru y'isi yacu niho yahagamye niho ubwami bwe buri. Yego hejuru yacu biri mu ijambo ry'Imana ngo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Ijambo ry'Imana nuko ribivuga. Impamvu hitwa ikuzimu yego nuko ari habashaka kudushyira. Ubundi kuzimu ni mu rupfu ntago ikuzimu ari kwa Satani. Niyo mpamvu ubona abantu bari kumva ijambo umuzimu batarasobanukirwa yego kuko ntago byose ariko tubisobanukiwe kandi byose siko tugomba kubimenya. Mwuka wera ni ugenda adusobanurira. Umuntu wese yahawe bihwanye n'ubushobozi uko bungana. Yesu ajya kubaha yarabaha buri wese amuha ibihwanye n'uko ubushobozi bwe bungana. Rero ikuzimu ntago ari mu bwami bwa Satani. Ikuzimu ni mu bwami bw'urupfu. Yego ni mu rupfu kandi urupfu ntago twaruvugaho cyane kuko muri ubu bwami bwa muntu tugendana narwo n'ubu turi hano ruhari. Icyo rudafite ni igihe cy'ububasha bwo gutwara warwo. Rero mu bwami bwa Satani ni mu kirere cya kabiri. Nuvuga ngo mbere yuko duhura n'Imana yego tubanza guhura n'ubwami bwa Satani. Ugeze ahantu nkunda cyane rero iyo dusenga yego tuyoborwa n'ibyiciro bitatu by'amasengesho. Harimo isengesho amasengesho yo muri ubu bwami hari n'amasengesho yo mu bwami bwa kabiri. Amasengesho rero amenagura ikirere cy'ubwami bwa kabiri ni ukwezwa. Nuvuga ngo iki kirere cya kabiri
kugira ngo ugitambuke ugere ku Mana. Yego. Ntago wahanyuza kuri umuhanuzi nk'uko mvuga ko ndi umuhanuzi. Nta nubwo wahatambukana kuri bishop runaka cyangwa apotre runaka. Uhanyurana ikimenyetso cy'iki cy'amaraso. Rero ubu bwami satanike ni se w'ibinyoma, aradushuka. Bariya bashuka ngo batwaye ikuzimu, ngo bakajugunya ngo man, abanyamakuru bundi muri abantu beza, nibandeke nkorane namwe. Urumva? Bareke nkorane namwe mu buryo isitazi. Yego. Nungango bariya barabashuka kuko satani ni se w'ikinyoma. Biraba bashuka ngo amagi ngo bayaterere. Humura. Sha igiti mwari mukidutuyeho koko. Urumva? Ngo baramanaga amagi ngo bamanuke mu nyanja, barababeshyara ntago ari mu bwami bwa Satani. Hariya ni mu bubasha bw'urupfu. Urano kuvuga ngo bariya batwara mu isi y'umwuka iyo tubirebye twe ntitubona ko bagiye mu bwami bwa Satani, ahubwo abajyanye mu rupfu. Hari abashumba bakorerayo muri ubwo bwami hariya mu rupfu barahari, kandi ubu bibona ubabona turaziranye baranitora ngo mukozi w'Imana ngo rwose ngo ngenda gukunda uhagaze ku gatuti kanje wahabwa umugisha n'Imana kwa Jinara Yesu. Nimwatumariye abahanuzi kandi ikintu kibaranga mbere yo kukuvugisha arabanza akagutega ubuhumyi bwitwa iki ifaranga. Icyo bita iki ifaranga bararifite kuko yego barabanje bicwa mu mwuka, bamaze kwicwa mu mwuka babeshwaho mu mubiri, babaha iby'umubiri nyine bakabahisha k'uyu mubiri uzagira iherezo. Yego. Nk'ubu hari umushumba ndetse kubwira ntariko se tuganire turi babiri. Yego. Ati mama Chance ndakwizera ntago wandikodinga. Ubwo nawe araje azaza. Yego. Kuko mbere yuko Yesu yihishura muri njye hagomba kubanza hakagaragara nde Satani. Yego. Kuko Yesu mbere yo kuducungura yarabanje umwami Satani amubyiniraho uko abyumva. Yabyiniraga kuki kuri iki kibiri. Yego. Kuki ku kibiri tukiraho rero. Ndamubwira nti musho amafaranga urayafite. Yego. Ariko Satani yaguhisha ikintu kimwe kuyu mubiri uzagira iki iherezo. None se ndabyemera ibyo byose ubifite, baguhaye n'ububasha bwo kutazapfa. Atayiwe ati mama Chance nge sinzongera nge kukuvugisha. Atereka nkubwiza ukuri no gukena nabwo ubwabwo niki n'urupfu. Yego. Rero njyaho kugira ngo mbe muri iyi si nkennye n'ukuri nakwemera Satani akanyica akampa ibyo shaka byose. Urumva ko turugize dute turaziranye tukiraho rero. Ndamubwira ntese ubu ngewe ko yego nagumanye Yesu wanjye ibyo babahonga natwe iyo tuje kuri iyi mihanda duhura nabo mu sengero duhura nabo wavuga Imana yego bari abavuga butumwa bahura nabo. Yego. Twarakennye bobo ndakennye ko mbibona nta gukemu bakene ntabwo nagushyira ngewe reka mbaze mbabwiza ukuri mwaba diaspora yego mutumariye abahanuzi mutumariye abavuga butumwa. Urumva ndeka mbabwiza ukuri nge ndi umuhanuzi w'iki w'umukire. Ubwo bufaranga bwanyu muzapfa mugasiga mwirirwa mushukisha abakozi b'Imana mwarabishe mwarabamaze bayagumane. Ngewe ndi iki ndi umukire. Ubu urabona ibintu Satani ari kunkorera aza amabanga yenje kumena kandi ngewe ntacyo mpfa n'umwana w'umuntu. Satani bari gukora nakore vuba nimubanguke muze nimuze mwihuse. Ikimana yashyize muri njye nago cyari cyakora bobo. Ese amasha wenda dusa nkaho turi gusoza kuri ikintu kijyanye n'umuzimu n'iki. Abo bashumba bo muzi neza ko bashumbye abantu bita intama za Kristo kandi bakorera muri iyo si y'urupfu cyangwa se muri iyo si ya Satani. Unazi ko mutaza mumena amabanga yabo, abo bantu bo ntago bari kubirenganiramo. Umva impamvu uyu muntu nta muntu ndumva avango runaka muza mutubwira mwese ko mubazi. Umva rero nkubwire ako nta muntu murabwanga idini niri muri hunge. Reka mbaze nkubwire muri buri dini ryose ako ubundi gira vuba ngiye kugusubiza. Yego. Uhita ukuraho kamera. Ibindi niyumvamo hasigaye ikibazo kimwe. Mva rero nkubwire kimwe cyonyine
mu kintu bita idini. Yego. Idini rya deperi, idini rya restoration, idini rya zayoni, n'andi madini yose. Yego. Kristo afite y'iki? Umugeni. Uyu mugabo rero bita Kristo wamanutse hariya chini. Yego. Akamanuka yamaze gupfa mu mubiri. Ibi byose by'imibabaro byagize gute? Byarangiye. Yego. Akimanukira hariya chini. Ajya byemera ko umuntu apfa kubera ifaranga. Yego. Akabyemera umuntu akamanuka. Maze Kristo agahagararana na Sekibi, bagahagarara ku kiremwa muntu. Yego. Umuntu akahita yambara ishusho ya Kirisitu, yamara kwambara ishusho ya Kristo, n'ubwami bwa Satani muri uyu mubiri buhari. Yego. Satani agakora ibye, na Yesu akagira ate? Agakora ibye. Rero umuntu watinyuka kuza gatunga gatoki. Yego. Ngo ririya dini rikorera Satani. Yego. Yaba ari kwamamaza ubwami bwande bwa Satani. Niyo mpamvu ubona bose bagucecekana cyangwa se babacecekana. Ariko se Yesu yigeze adutuma gusenya ubwami bwa muntu tubusenyera mu bwami satanike? Yadutumye kubaka ubwami bwe mu bwami bwa muntu. Yego. Ikindi rero ngira ngo mbwira abantu kibabaje Yesu. Yesu arimo ararira. Naje numva ngo Yesu ararira. Uzi ikintu kibabaje Yesu? Abantu dufite kuvuga mu ijwi Satani. Biri arabikunda kuko ni inzererezi. Yego. Abashaka ubuturo tayari y'umwamamaje. Iyo umuvuze ubugize ute? Ubumwamamaje. Ndagira ngo mbwire mwebwe, yego, mwahiriwe kuri iyi mihanda. Yego. Mwahiriwe n'iki? N'urugendo. Mu gihe ngewe mama w'amahirwe nkiri gupfa. Yego. Mugabanye kubaka ubwami bwande bwa Satani. Mumfashe ndabinginze. Mwubaka ubwami bw'iki? Bw'Imana. Aho ku mastati yanyu mwubaka ubwami bw'Imana. Uwo muvuga butumwa muzi ugihanyahanya, sibyo? Ukiri mu kibona ko akiri Imana da. Aho ngaho ni muvuge Yesu mwamamaza ubwami bw'Imana. Ubu koko birakwiye ko mwamamaza Satani? Birakwiye? Yego. Duse nka tuve kuri iki cyiciro ku kibazo cya nyuma ku kijyanye n'igitambo n'uburyo watamzemo abana bawe n'urugo rwawe. Tukiri aho ngaho n'inshuti zanjye, abantu mu nkunda. Yego. Mwagiye mujya mu makomenti kwandika aho nagombaga gupfira n'agombaga kugwa, bakajya basiba komenti zanyu. Ko ngewe hari ahantu urupfu rwanjye kuri iyi mihanda rwagombaga gutangirira. Yego. Urupfu rwanjye rwagombaga gutangirira aho urupfu rwanjye rwagombaga gutangirira. Mwagiye mujya muri komenti inshuti zanjye mukagira ngo mbabwire ngo ni mukomere. Yego. Harimo ab'Imana igiye kurotesha. Yego. Ubona ko ubugingo bwabo muri nge harimo umuburo. Rero kuri iki kintu cy'ibitambo, yego, ndababaye kandi mfite umubabaro mwinshi. Ndebeye mu isi y'umwuka, hari abantu bankunda cyane. Yego. Barimo banarwana. Barimo barasenga, tabara mama Shanse, Mana arengera mama Shanse, bantu bankunda. Noneho Satani kugira ngo abone uburyo yigarurira imitima yabo, abumvisha kari akantu ngo kukuntu natanze ibitambo ikuzimu. Urumva ngo natanze ibitambo ngo ikuzimu, ngo ntamba ngo n'ibitambo by'abana ikuzimu n'ibitambo by'abana rw'urugo rwanjye. Ngiye nigeze mvuga ko natanze ibitambo ikuzimu? Wavuze ko batamzemo ibitambo gusa. Nigeze mvuga ikuzimu? Ntago nta hantu wameshona inzu uvuga ngo nabatamze. Rero nicyo kintu mu bwengo bashirireho umucyo none hano bafite agahinda batuze. Tukiraho. Yego. Shuti zanjye, muhumuka amaso, mureke guhuma, sibyo? Impamvu muhuma, yego, muza kuri izi mbuga nkoranyambaga mutaje gushaka Imana, ahubwo mufite ibindi bintu muje gushaka. Yego. Ariko bw'Imana ngo kuri izi mbuga ngenda imbere, Imana yabahumura mukabasha kubona. Umva rero shuti zanjye, ibitambo navugaga natanze by'abana, ndabanza mbabaze kino kibazo. Iyo uvuye mu rugo ukajya mu kazi, urwo rugo rwawe, yego, ndakumva,
ruba rukubuze akazi kakakubona mu yandi magambo ka kazi uri gukora yego wagatangiye igitambo cyo kuva hehe mu rugo rwawe yego ubu kuri iyi kamera turiho ubu ndi mu rugo iwanjye abana banjye ndi kubitaho urugo rwanjye ndi kurwitaho okay wowe se urahari wapi njyewe rero nibi bitambo navugaga okay nukwigomwa umunezero w'urugo w'abana bawe n'umunezero w'urugo ukajya mu murimo w'Imana rero aba bari kuvuga ku bitambo nabo barabitanga yego babitanga mu byo butandukanye nukuvuga ngo hari abantu batamba ibitambo muri ubu bwami bwa muntu kugira ngo ubuzima bukomeze yego niba nge nararemewe gukorera Imana kugira ngo uyu murimo w'Imana ujye mbere abana banje bazabigenderamo yego urugo ruzabigenderamo yego nawe rero hari ubuzima bugenda kugira ngo ugire ubundi buzima winjiramo ibyo nibyo navugaga ku bitambo igihe nikigera se cyangwa Imana ikemera ko twongera kuvuga ku bitambo tuzabivugaho nuvuga ngo mu bwami satanike yego kugira ngo bakoresha abakozi babo babaka ibitambo no kuma ndahera mu bwami bwa muntu Dayeri kugira ngo banyumve muri ubu bwami bwa muntu ubuzima bwo muri ubu bwami bwa muntu je munyihorere turi mu bwami bwa muntu ntanze urugero rw'akazi kugira ngo kariya kazi ujye gugakora usiga urugo rwaho kugira ngo uzabe umuntu udasanzwe mu buhanga bwawe usiga iwanyu ukajya kwiga atari uko utakigumaniye n'ababyeyi ibyo byose byitwa ibitambo icyo nshatse kuvuga rero ntararenga muri ubu bwami bwa muntu igitambo ni ikintu wigomwa kugira ngo ugire ikindi ubona okay muri ubu bwami bwa muntu bwami satanike twari twabugeramo n'ubwami bw'Imana nta kintu na kimwe yego ushobora kugeraho utagize icyo utanga cyangwa icyo uhomba gutanga rero babanze bamenye gutanga babanze basobanukirwa ijambo gutanga ubu nanjye kuri shene aho mama Chance official yego kuri iyi shene harya Give Hope TV Give Hope TV akira ibyiringiro cyangwa se yego kuri iyi shene bishatse kuvuga ngo kugira ngo ibi bikorwe hari ibyo wigomwa niko kuri nibyo cyane umwanya kugeze rero muri ubwo bwami ngo bari kuvuga ngo natanzemo ibitambo bwa Satani nta kibazo ngefitanye n'abantu nagaribo ni Satani uri kunyipostingaho ari Mariya mamaza yego ariko nanjyeho hiti vuba urumva ikinyoma ngo kiriruka niko numvira ako nigisiga iki ukuri arirukanka nirukanke vuba ariko amenye neza ko ukuri kugize gute kuje kumuherekeje muri ubu bwami rero satanike bwo hejuru yego naho haba ibitambo bariya bakorera uriya mwami nabo hari ibitambo bagira bate batamba ku Mana naho hari ibitambo bitambwa ndasobanura ibi bitambo mu bwami bwa muntu akenshi dutanga ibitambo byo kwikunda yego mu bwami satanike dutamba ibitambo buretse ndabivugaho kuvuga umuntu dutamba ibitambo badushuka ko ari ukwikunda ahubwo ari ubugome badufitiye mu bwami bw'Imana dutanga ibitambo gukurikira mu bwami bw'Imana umuntu iyo yagezeyo atanga igitambo yego cy'intambwe imwe Yesu akamukurikira 99 kuko uwo muntu aba ari mu rukundo rw'Imana mu bwami bw'Imana mu byiringiro by'abizera utera intambwe imwe bwa bwami bw'Imana agatera 99 gukurikira cyangwa se agatera 10 cyangwa agatera 15 cyangwa agatera 20 bitewe nuko wateye iyo ntambwe yego ariko mu bwami satanike ni ubugome bateresha abantu intambwe z'iki z'ubugome yego ndakumva iyo umurozi ngiyo ndi kuvugana n'abarozi ndabanza nkareba power y'imbaraga ukoreramo yego hari n'umurozi ntahana tayimu yanjye yego nkavuga ni nkawe navuga niki nawe wowe navuga niki nawe icyambere cy'ikintu kikurogesha ni ubugome nta bitambo wigeze utamba yego rero nta mwanya ngufite nkahita nigendera ariko hari umurozi uza nge nawe tukaganira yego akambwira ati natanze ibi akambwira ati ngewe namenye amaraso y'abana banjye ntiwakicucuwe wakigoryiwe yego nturumva utarapfuye wasanze Kristo nk'umwami wawe ni ngewe rero ntago umwana wanjye yego
namutanga ngo amaraso yameneke ahubwo haraya Kristo ari muri njye agomba kumeneka ayo maraso rero ari mu rukundo reka nze nkwereke ngiye kwigomwa ibiryo yego ibi biryo abana banje bari burye ndabigaburira abandi bantu aho ubwo ntanze iki amaraso y'abana banje iyo fasha amafaranga abana banje bari burye yego nkaza kuvuga Imana murabiza abanyamakuru yego nta biryo byanyu cyangwa amafaranga habe rwose yego n'ibiryo byanyu si imiryo birani ibitambo yego hano ku mbuga nkoranyambaga rero uretse akazi Satani ari gukora mu bo yigaruriye kubera inda kubera iki inda tiyaje yavuze ko ari umuzimu ndamuryaho views ndafungura TikTok yego ariko abarozi bo kuri iyi mihanda bahariye barabizi turaziranye yego hari uwo twahuriye hano arambwira ati wakagore uje gukora iki muri iri shyamba oya hano kuri iyi mihanda yanyu urumva arambwira ati njyewe iyo ndutwita uzayitwita imyaka 9 ndamubwira nti witwaje iki kugira ngo uzantwitishe inda amezi 9 ati njyewe natanze abana banje 9 urumva umuntu yego uzumva mvuze iryo jambo ariko ntasobanukirwe azibaza ibyo ari byo urumva umuntu watambye abana 9 ngiyaje kuntwitisha inda amezi 9 imyaka 9 prito urumva wapfa kumukubitisha mu izina rya Yesu oya aho ukoresha iki ariko ubwo buri mu biki atari Yesu ukoza yakorane none se ni Yesu ukora tayari ubwo akivuga gutyo yamaze kumena iki amabanga yamennye amabanga urumva Satani yego ndakumva ikintu kitagikorwa ni iki rero Yesu ahita guhishurira akoresheje umwuka icyo uri bukore tayari nawe kugira ngo ibi bitambo birokoke hari ibitambo ugomba kugira gute gutamba babyumve neza rero nshuti zanjye abantu mukunda amashazi babandi muzima amashanse yego ndabahumurije ni muhumure ndacyari wa wundi yego ibitambo navuze by'abana nuko nzi ko ubu buzima ndimo barahari ubu buzima ndimo bwo gukorera Imana abana banje babigenderamo kandi Kristo yaratubwiye ngo ni munkurikira yego nanjye nzaza mbe mu byanyu yego ikindi ndagira ngo mbwire bavuga butumwa muza kunkubitisha ijambo ngo agatsinda ntasoma ijambo yego jewe ntago njya gukurikirana ibiganiro nta n'umwanya mbifitiye ariko ibi byose mbyumvira mu isi y'umwuka yego ikindi hari ukuntu abantu babona utwo tuntu bakatunyohereza ati reba ibiri kukubaho reba ikukubaho nukuri nta mwanya mbibonera ibintu hafi ya byose mbirebera mu isi y'umwuka cyo koza utuntu bazanye tw'iminota mikeya urumva ndareba ubizanye nkamuhihumure rero ndagira ngo mpumurize inshuti zanjye rwose uwo ndiwe niwe nkiriwe ndi mama chance ntago nigeze mpemukira umwami wanjye mu bwami bwa muntu mukomere rwose ariko mu bwami satanike ibyo mutari muzi mubimenye ubu ngubu nkoreraho nuko nitwa nyine yego mama turimo turasoza reka ngushimira ariko byibuza wenda iyo bino bintu ndatekereza mu bintu byose wakoze cyangwa wavuze ibi nibyo bigize uburemere cyane kuva aho nkumenyeye mu wenda mu buhanuzi ajyana haremereye ku bwatise ariko ibi byo biri hejuru ko wavuze ibintu bikomeye umuryango wawe abana bawe barimo barabyakira gute babona uvuga ibintu kuri umuzimu mu gihe batari bakabisobanukirwa umwana wanjye wa kabiri niwe byahungabanyije ariko umwana wanjye arimo umwuka w'Imana byamuhungabanyije akiri muri ubu buzima yasanze abandi bana bari kubireba arareba nawe nyine kubera ko aragira nyine arareba yahise anyandikira ageze mu rugo kuri telefone ati ma ati ko nkuzi nk'umukozi w'Imana ubu koko mubaye umuzima oya ntago yavuze ngo ndi umuzimu ubu koko uratinyutse wiyise umuzimu ma
wasaze ma uri hehe ngo nkube hafi ndamuhamagara nurihe mwana wa nahise numva umwana wanjye yahungabanye ndumva komera yego komera abo muzabirebana nukomere mu gihe nk'iki ndi kurwanura urugamba ntago bazamenya ko ndi nyoko ndi mama wawe Yesu yabiteguye mbere kabiri mwana wa umva ririya zina ry'umuzimu niryo nitwa hariya ku mbuga nkoranyambaga yego ati kandi hariya ubogiye gukorera Imana numva ngo usobanurire mwana wa naha ngaha ndi gusobanurira umwana wanjye abana banjye ndabafite ngende mama w'amahirwe abanyamahirwe ndi kubasobanurira abanyamahirwe se abatunze amafaranga menshi abanyamahirwe se abafite ibintu byinshi abanyamahirwe nabazaragwa ubwami bw'Imana Imana rero impamvu yangize mama wa benabo urumva ntago mbizi ntago ndi kubwira uwo mwana wanjye gusa ndi kubwira n'abandi bana yego bana banjye rero yego hano kuri zino mbuga nkoranyambaga nahishuriwe ko ari mu bwami satanike igihe nikigera yego nzavuga iryo hishurirwa iryo ari ryo noneho muri ubu bwami satanike rero nitwa umuzimu ariko siko niyise bana banjye rero njyewe izina niyise ni mugeni umugeni ujya hehe mu ijuru ariko mu buzima bwa muntu muri ubu buzima bwacu bw'ubwami bwacu Satani arabizi ntago yampangara mu buzima bwanjye ariko ahangaha namubwira iki yego mwana wa ndi mama Chance mvuga n'amazina y'abana banjye ngo ndasobanukiwe yego ahita agenda abwira n'abandi bana barumunabe kuko sinari impari baratuje baba bisekera nkuko n'abandi bagize gute ikosa badashobora gukora narababwiye bana mumenye ko muri abagenzi bajya he mu ijuru mutazibeshya mugashe yaringa iki ijambo umuzimu cyokoze uw'Imana izaha akazi kuri YouTube ngo genda nguhaye akazi ujye gukorera iki amafaranga yego abandi nibasharinga nawe uzashare ariko uhita uvuga ngo nge ndi umuragwa nubwo ndi kubikora nibereye mu kazi ariko ndi iki ndi umuragwa wirinde comment ahubwo ukora akazi ariko bana nimuhumure ntawe Imana izaha kariya kazi twebwe yajyanyeyo yego mujye mudusabira ngo bahise bapfukama basengera nde mama wabo rero wowe umbajije abana bo mu rugo ariko ngewe subije abana banjye muri rusange yego urakoze twageze mu muryango aho data na mama baturutse buretse ko ngewe umuryango wanjye suriye ntago ari uriya rwose banyumve yego komana barashayarinze barashayaringa ati umwana wacu nimurebe yasaze umwana wacu yabaye ikigoryi umwana wacu yabuze ubwenge nyine ibyo bari gukora uwatinyukaga kaza yego naramubwiraga ntitaye kuri titiri ufite ku buzima bwanjye ngiye kuguha ukuri ngewe uwo nguwo niyise namwe muri kunyita andi mazina uko ubizi ndi ikigoryi uko ubizi ndi umusazi rero ayo mazina muri kunyita yego ndakumva mwansanze nyine muri bwa bwami rya zina banyita yego uwakanyumva uwo yaragendaga ntiyongere kwamamaza ubwami satanike ubwo ni umwana wanjye muri Kristo yego ariko utarumvaga yazaga ari no kundi kodinga kugira ngo yumve ko hari ahandi hantu mvuga ikindi kintu yongera ajye gusharinga rero uriya si umuryango wanjye yego ahubwo umuryango wanjye nabangaba yego abangaba dufatikanyije urugendo rujya hehe mwijuru ndashoje mama Shara urakoze Imana igumugisha wagize neza kubw'umwanya wawe natekeza n'abadukurikiye none abivuye imuzi nyuma yaha ndatekereza nta bundi busobanuro bwose arabutanze pe hagije reka tugushimire mutaranshimira ndagira ngo mbanze shimira Imana yego uranyemerera nta kibazo ndashimira Imana yo mu ijuru yego ndakumva mu gihe nk'iki ko mu ijuru hari raporo yatanzweyo kubw'imbaraga z'Imana n'imbaraga za Mwuka Wera z'abamaze gutaha hehe mu ijuru mu buryo bwa raporo y'abihannye nukuri ndi imbere y'Imana ntago narinzi ko ibihe nk'ibi byaturukamo
abihana yego kabiri uvuze kunshimira yego utarashimira ndashimira umuntu mu bantu yego ndakumva hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo hari umuntu muhura akakurutira iki abandi uwo muntu we muntu ahuri yego ndagushimiye okay ngaho wakomeza asante sana nandi kugushimira dusoza wagize neza kwitanga kuza gusobanura no gushyiraho umucyo ko byari birimo biravugwa nawe dukurikiye wagize neza Imana iguha umugisha nyarukira kuri Mama Chance official iyo link mubonamo hasi kandi nuhageraho usharinge n'ikiganiro rwose byose abiyo nibyo Imana igiye kuzajya mukoresha Imana iguha umugisha